Thank you. You're welcome, babe. Akwamukamenura nk'akana gato yana. Ase wese ngakwikoreraho. Ubu ntabwo urabimenyera. Aya, kamanze nkurebe neza. Ngambwira ikintu nari mbaye. Aha. Ka oya banza umbwire. Buriya nijoro ni uri wabaye iki? Mbabarira umbwire. Hari ikintu nakoze? Wabimenya gute se ko mba ntazi akusha kamubweshe nkubwire ntuzongere niba ari kuri yufuha ngiye ntabwo nzojya kukujyana mu bantu kwera ko urakabya cyane uziko wankojeje isoni. Ese nibyo kuvuga ese kuba nakuvuira cyose kimenyetso kigaragaza yuko nkukunda. Aya hari ibirengere warengereye nukuri ntago arisa umuntu vuba hako urafuha ugafuhira n'umuntu uraho gusuje kunyisuhuriza gusuza se gusuza gukubitaho amatama ubwo yabuze ahandi yashose. Shishiri uriya mutipe nago twari duherukanye usiko twiganye aracyari umwana ni mutoya ariko nabonye wabigize ibintu birebire akoma ukugeza wo mukubita urushyi nta ndwara nzi kurwana kuri wowe nako kwica n'umuntu ariko kandi ikindi nanone nta bintu nakoze birenze kandi nakanyafu kugira ngo utazi twari neza ntazambabariza ikiweki. Wiseka shiri wambabaje nyine gusa nuko nyine nkukunda ariko sinabura kugacishamo kuri Uganda. Uravuze ngo sinza kurwanirira. Ni nabyiza ndanabikunda nabiriya wakoze byerekanye nyine ko nkunda kunyitayeho ariko nyine ukuntu wanyujemo akantu kurushye ntago ari sawa. Basi ntago bizongera kandi nanone ariko wajya waranduza. Sheri rega kuba nkunda urankunda pe ariko nyine ibintu byo gufuha cyane hakazamo imirwano nyine abantu bahita babona ko tutiyubashye. Ntago bizongera ariko nawe abashuti bawe bazabagira limit. Sibyo aho bagarukira nabira byo kuza kugobera like 1 minute ntago mbishaka pe. None uravuze ngo nge nsuzana mu kiganza ntibakampo. Niyeza kuzwe bikahita birangira. Yashawe rega tuba dukumbura yari gihe urari umuntu umaranye imyaka ingahe. Isebe kunde wawe wagize. Kunde wagira ngo uramutipe undi mufite n'icyo mupanga kirenge. Oya ntarubwo twedure imyaka 6 irashize. Rwari urukumbuzi gusa ariko it's okay. Akurafuhira we. Akabya bana yanjye. Of course. That's okay. Mumbwire dushyiremo iyo filime. Ari warebye si ibyo ureba bikuzanye warebye kuki uri kumbwira nawe twihorere twebwe ntabwo turi muri mode ya filime. Isura yaramwishe mani mureke tugabanye mwana we barafata ubundi ujya muhungu niwe ndi gufana niwe ndi gufana mani ufashe batamubona ubundi bise umva ibintu byo mu gikari warangije kubikora. Oya mureke ntacyo bareba filime ahubwo ngewe reka nshaka kuzata. Ntabwo uri kwibona mani baramwishe nese nta kuntu bareba filime unatuje utari gusakuriza abantu. Aramufashe reka nshaka ko ntaha tubuze ko mana mfashe batamubona reka kamwerekeze. Okay saha pe sugu wari tsikarangira. Oya mwatangira iriya narayibonye. Shamwaritse
ndagaruka basi dushaka indi tureba sibyo Okay. Sabaye. Stay safe. Ase we bite? Ase pe kuva ryari warize imico mibi? Ari muziki se mumukanye. Nese ubu Akaya dufuye. Genda kwifata ukaza ugasanga abantu bari muri salo. Ukazana ikinyabupfura gike nk'iki ngiki. Kabiri kanga ureba filime uzamura amaguru uri gusakuriza abantu. Sunda basakurije cyane ndagira ngo tuganire ibiki se we niba ubona afite umushyitsi wanyubashye ukaguma hariya mu cyumba. Numvaga narindi mu cyumba urabizi ariko mwatinze namwe murakabya nari n'abayibo pe. Ndavuga reka nze muri salo nirebere. Nimba mu gihari ndebane namwe. Oya genda. Ariko nimba bitagushimishije Rweba rero twe filime si twari dufitanye gahunda. Nta nubwo ariko ari abantu ngo baganire ku byabo. Cyangwa se niyo wanareba filime ntago wareba filime utuje udasakuza udakora ku muntu. Cyane basi ntago nari nzi ko byangamye. Ako nagira ngo n'ubundi nasanze mwishimye nagira ngo twishimane. So rero niko kwishima nkajya nigira gukurikirana cyangwa ko namwe mwishimane. Umva watubangamiye ariko kandi umva umushyitsi wanjye atashye ababaye kubera wowe. Bisi ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye mbabarira kabisa. Kunteye isoni. Shasho ntago nzabyanga. Nga basi garuka muri moto sibyo? Garuka muri moto shagaruka muri moto. Shapi urambabaje. Siko wagira ngo ni ibintu wagambiriye kuza winaga hejuru. Wapi mani nyine numvaga ndi board. Sha basi garuka muri moto. Rero ko nukanda akareba. Shagaruka friend wanjye agiye ababaye. Bantu garuka muri moto. Ya, seka. Sha ntuzongere. Sha nyine ndabona kira filime suna kumubona gawe. Nyine ni nziza ariko nyine wayirebye Okay ngabasi mbabaye. Ndakubabaye doko kisetsa. Gatuje kwitekera. Kandi bya mubi mbembiretse tugende. Nta nubwo mbese urarateye. Wapi asigaye imbuga. Tugende. Cyangwa Ye? Lukasi. Yabikora se? Ngo iki? Lukasi yandikirana n'undi mukobwa? No. Oya ntago ari Lukasi wanjye. Ngo iki ntabwo byumvikana ko zikari we. Kamuhamagare. Mbwira ibyari byo. Ahubwo we. Allo? Oui. Lukasi bite byawe? Bisabe. Uri he? Cyawo uri mu bakobwa bawe? Wagiye kureba abakobwa? Kabiri kangahe ngenda mu ko. He. Hanyuma ibi ngibi ndi kubona urabinsobanurira ngo iki? Ibyo mabona ibije. Lukasi. Cyakoze mbabarira ibintu ndi kubona ntibiba ari byo kuko ntago wankira. Nje ndashaka kumenya ni iki wamburanye ku buryo ujya kwandikirana n'abandi bakobwa uri kubasaba.
uri kwikundira aba diaspora iki cyangwa no mudayimoni ubwo wenda wasanga imera bw'amakara ariyo yagize we ikuzimu kweri ariko man kuzimu yagorwa Lucas ntunkinishe mbabarira ntunkinishe umva nkubwire ntago mana we mbega umujinya ibi bintu warabikoze ntabwo bishoboka hanyuma iyi nimero ntago ari iyawe niyo mpamvu nakubwira ngo umuzimu uri kumva hari ukuntu wenda yanyandikira agahita nisubiza umuzimu arakwandikira akisubiza nabyo bijya bishoboka wow umva rero nkubwire yego pepe wanjye n'ikindi gihe utazongera kunkinisha njyewe kabisa unyibagirwe kuko ntago njye nakomeza gukundana n'umuhungu ushurashura gutya oya bebe ariko wagiye wumva koko wowe urashurashura wamburanye iki nta n'isoni rega uzunyigiraho umumarayika no bebe nukuri nta ibyo ntabwo ari byo ntabwo bijya hako abahungu mwabaye iki umuntu umwe ntago umukobwa umwe yakunyura mpaka isi yose uyizenguruke isi ubwo burimo guhiga iki njyewe nako nta wundi mushinga utari wowe pepe wanjye rwose ndabibona ni njyewe umva nkubwire n'undi munsi wowe nta nubwo nshaka no kuzongera kukubona mu maso yanjye ahubwo se nze kureba nta n'iso gihungu cy'igihehesi cy'igishurashuzi gusa tusha umva uzagenda uzagwa iyo ngiyo n'ahandi uzajya kandi ntabwo bizaguhira nta n'isoni gusa wowe urankinishiriza umutima njye nabuze abankunda stop rekera kumpamagara baby mpamagara mu izina ryanjye urarizi nyine reka nze nkurebe ndi kukubwira ntabwo nkukeneye sinkushaka agahungu kameze nkawe imico mibi ese kuki wigira umumaro kugakabya ngo ntabyo nzi ngo dayimoni ngo wasanga ari satani arya yakwandikiye ngagenda akomeza kwandikiye njye ntabwo ntukeneye mu buzima bwawe toka So, Arisa arimo? Alright. uramushaka mkoza nini? Yeah. Okay. Yes. Anyway, Thank you. Arisa. Chérie, sohokera ahangaha mvira ahangaha kabiri wowe umuntu arakubwira ntabwo wumva ubwo durukana nakubwiye gute nta inzu yo kuri muri ikinira rwose njyewe nkina ngeze nkina nawe ese umuntu wabonye bakatera kuri telefone koko narakubwiye ngo ntabwo njye nkukeneye mu buzima bwawe sinkigukeneye ntabwo nkigushaka mana we ruka mbabarira umvire hano sohoka uganiraho nandi bike ariko wowe icyo ntabonye ni iki cyo utakoze ni igiki we nkwizere nkukunde nkuhe byose ntacyo nigeze nkwima nta n'isoni we nkwimariremo ariko utangire kuncerema ngese ngukunda urukundo rwawe nararubonye
urukundo rwera mbabarira pi mbabarira we ntabwo uzi ibyo uyu muhungu yankoreye nta n'isoni wowe ugende ye urashaka kunshitiga njye ntabwo ari uko ariko meze ntabwo wanshitiga ngo bikunde reka tubiganireho uganiraho n'andi biki n'ibyacu urashaka se kongera kugira umusazi nanone ushaka uya ngana nambwe usibye nako nta ikintu cyawe ushaka kumva njye ndashaka njye mvira muri iyi nzu ako urambwira ibiki cyabanze umwumve uramushaka oya none se uri kumbwira niba umushaka musanga njye ntabwo njye nkigukeneye hanze ibiki ntabwo bikiri ibanga kutigeze unyubaha ngo umenye ko ari njyewe ufite wowe wamburanye iki kugende kwandikirana n'abantu utumesaje tudashinga abakobwa umva batananduta bari aho ngaho urashaka diaspora nanjye mba umudiaspora ko nari nizeye mwese gushwana egerayo ahangaha nawe wikwivanga mu byacu ko byatangiye we wari uhari ndavuze ngo mvira ahangaha njye ntabwo nkukeneye mpamagara abashinzwe umutekano wowe baze bagukura ahangaha cyamwaritse gushwana toka wowe urabizi cy'ubundi ese wowe bite byawe ko mbona wabisaze mu bundi gushwana kwanjye nawe ariko se uri akiyica inzira ntungarukire hano nawe sandorera ese bite byawe uracyagaruka hano uje kundeba ngo ngiye nkuba uracyanshakaho imbabazi ntabwo ngiye nakubabarira Lucas narabikubwiye kandi ngiye iyo mvuze ntabwo biba birangiye kabisa njyewe ntabwo nkiri kuri level yawe umuhungu utereta tudukobwa utamenya twose ubonyeho ya rwose ntabwo nkigukeneye ahangaha ese undi ninde wanagufunguriye wowe ku buryo uzi ukinjira ukiha karibu ukagira gute ntabwo ngiye nkigukeneye narabikubwiye kenshi ko ntabwo wumva weze bite byawe wambaye ubusise uraje uri papaguye uravuze kumura ntabwo ari we yaraje kureba kuki hanyuma yaraje kureba nde kumura ntabwo ari we yaraje kureba kandi nta n'imbabazi zawe akeneye ndabisubiramo kangahe Lucas mwinyirira iyo mikino ngiye nta mbabazi naguha nsokera hano uva kandi nakubwiye ko atari waje kureba nese niwe yaje kureba nese ndabikubwira kangahe cyangwa ntabwo uri kubyumva bigusubiriremo ntabwo ari waje kureba hano so rero wikipapagura ngo ugerekeho utugambo twinshi kuko si waje kureba hano sibyo bashushe mwumve uko ubwo uri gusunika abantu bebe rekana n'undi asepi urabona utambabaje koko pe ni ibingibi unkoze nyuma y'ibyo nagukoreye nkakuzana muri inzu tukabana nkakugira umuvandimwe niba unkoze byo kuntwara umugabo wanjye akarinjye nagutwara koko reka nkubwire urabizi neza yuko uwo mwanzi sibyo kandi nanjye icyo kintu urakizi uri kuvuga uzave mu busingo n'ibiki urabizi ko narise neze kukubwira ngo uzave mu busingo narakubwiye ngo ujye kuntwarira umugabo yarakwinginze ndakwinginga ngo umusore urananira uramunanira so rero njye nari nkeneye bisinge ibi bintu nkore ntabwo birimo ubunyangamugayo gute ngiye wantwara umugabo ntabwo ari kwihangana ukajya gushakira ahandi ariko wowe utantwariye umugabo
ahubwo nyine waramutaye ngenda musanga genda we waraje utwivangira mu rukundo ahubwo waramushaka gubuze ni gute wavuga ngo akabazo gato yatwagiranye ugahita ucudikana nawe wowe aretse kurizwa wiyuhakuya wirukanga ku mukobwa utagukeneye mwana ku mukobwa udashobotse ahubwo nako urayibizi uzingana nkunda sheri wanje koko rero uramushaka ariko wowe nagagushaka nagagukine muri life you right abona uraga umwuka kamabwa so ngo nibwo ari sawa nyine ko ndagamukamabwa nyine areba akavuga ati nakaguca rero nibyo mpagarikiye ushaka kumbwira none ujana kugira ngo jewaga nakubonaga nakubwiye ngo umva hagara tuvuganirike nkabona nagushaka ku mwanya reka nkubwire utekereza yuko agukunda ariko mu mutwe do uramubwira hano gangukira hano sundi wowe ibyo wabikuye uko nuko mbize reka nje turabana kandi turirwana kandi umukobwa mugenzi wanjye agomba kumbwira nyine icyo yumva nyine kuri wowe nuko twaganira like vuga ngo uriya muhungu ni mwiza n'ibiki n'ibiki niko nawe rero twaganira mbwira ngo yirirwa nganira kamabugana gagukeneye sibyo so rero bimwirukaho kandi abakobwa nako nacyo abakobwa nyine nari ngiye kuvuga abakobwa bagukeneye ari benshi sundi wowe ugamije iki ukora amakuru yose uri muri abo nyine nuko numvaga nshaka kubivuga uko rekana nuriye abakobwa tugushaka nako abakobwa bagukeneye ni benshi sibyo barahari benshi rekana n'idage ntabwo mbyumva rwose nicyo utumva urashaka azabikwibwirira nta nubwo binashoboka yuko rwose nawe nimba ari byo wambwira kandi igende umva buretse gato mfite umupango so rero njyewe nari nkeneye umuntu mba hafi makeya aho rero waramwanze ndamwitwarira nako ntabwo namutwaye kuko ntabwo ndi kubifatamo namutwaye ni ukuvuga ngo wanze umuntu ngenda mukunda sibyo kuko nari mukeneye muri icyo gihe so rero sinumva ukuntu wandakarira sibyo ukuntu wakumva nagucaka ntabwo wari kuduha umwanya ukatureka bundi uri gute wowe ujya kwivanga mu nkundo z'abakundana wajya umenya ibyawe ubundi wowe nakwinginze guhera ibuka dushwana ukuntu wamwirukanse inyuma wasanga ari nawe wanadushwana nawe ndi kumubwira ngo musubirane ariko ko kurakagira akomeza ariko nawe mbona like ibintu byo kwiruka ntabwo bikeneye so ntabwo ndi kukubwira nabi kubera ko ndagukunda urabizi ntabwo urumukobwa nkunda nkawe sibyo nta n'umukobwa nkunda nkawe urabizi nakugira inama iyo abo wankundaga ntabwo uba untwaye boyfriend wanjye wari kutureka ukaduha igihe urumva ntabwo mbifata nkaho nagutwaye umugabo pe mbifata nkaho wamusize njye nkamusanga right shamura abana babi urampemukiye narakwizeraga ariko reba imyiturano yawe ndayibonye ngani mugende mukundane nyine muzahirwe kubera ko yarakwinginze ntacyo tutakoze so rero ahubwo wakatwifurije kuvuga ngo muzahirwe apana byo kudutega iminsi cyangwa byo kuturakaza ntabwo bizamara kabiri ngajyana izo nkundo zawe ngagenda mukundane ubwo si urumva wampemukira bikakugwa amahoro waretse kuturakarira noneho nta nubwo ukivuga usigaye uvuga mu bwinshi none se wagira ngo nivuge nyine reka kuturakarira sibyo bakanisubirire mu kazi ndabona n'amasaha ageze ariko reka nkubwire ntabwo ibi bintu murimo ntabwo bizabahira ugenda wivumbuye witotomba wagiye ku mutima mwiza ukagenda uvuga uti nta mutima mubi mbafitiye ariko kugenda wijujubya se ibyo ngibyo biragufasha iki mu kazi kugaragaza ko warakariye bigusubiriremo ntabwo bizabahira karigendere mvaho ako mugira inama wareka kugenda wirakaje muri iyo sura yawe
we kuri batinze kwitaba agashyano umva rero nkubwira ukuntu byagenze kugira ngo mutware umugabo umva nibye nimero y'uriya muhungu nyivanye muri telefone yawe ari isa rwose aha biri kubyumva cyane so ndamwandikira nigira nk'umudayasipora mbagajya mwandikira mu gitondo saa sita na nimugoroba ego umva akanyuriza voice ariko njye ngirinda kumuha iyanjye cyangwa mwandikira bisanzwe umva birangira nyine dukururanye yajya ambwira ngo duhure amubwira ati uretse gato uyu munsi mfite akazi kereka ejo nabwo yabimbwira ngo ushaka mbabarira ejo nabwo mfite akazi nyine namutwara mani nimba tubana mani ibyo ntabwo bindeba kuba tubana yego turabana kuba rero isa yandakarira ibyo ntabwo byanungura still nawe aracyarakaye mani nyine umujama nyine naramutwaye fresh tukajya twandikirana mani nk'uzi umeze ute meze neza akambwira ameze neza mubaza ibyo akunda nyine nk'uko waba uri gutereta cyangwa bari kugutereta nawe urabyumva abantu birangira nyine tugenda ntabwo na n'ubu ngubu kwera umva nimba ari se yanakubwiye ko afite umushinga n'ishyari yuko namutwaye ngo bijye ntabwo bindeba jyewe nahoraga amubwira ngo ntibatandukane ngo namubabarira akanga kubyumva so rero nanjye nageraga hanze ndi kwirukanka ku muhungu nkahita mubwitisha uriya mukobwa nagakunda rekana n'imbwa nagakunda nagakubaha so mureke kiza amahirwe umutepa arabyemera none mani imboga kandi nari singo vraiment rero ntabwo nari kubura kumutwara none se hano yasabaga imbabazi yagera hanze ari kwivuvuta ngo umukobwa yamusajije njye nkamubwira ko umukobwa atamukunda kabisa rero nibwo buryo nanjye nakoze uko nshoboye hasi hejuru sheri hasi hejuru nyine uko nyine ukuntu nyine wakunda umuntu nawe ugashaka yuko umwegukana nawe urabyumva nta kintu utakora paka nyine bashwanye baba bari kumwe nkigira umwana mwiza baba bagitandukana ewana umwana mubi byatari nkahita mvuga uti Lucas ari nagakunda mureke muveho va kunshinze bakundaye kandi baba bari gutongana bari kumwe bavuga ati cyane mugashwana mureke gushwana n'ibiki of course man Mungu yagize arabyemera shema ova ndaje muvugisha nawe ndaje nshaka ahantu tujya kurya pizza ariko urayishyura sawa sheri sawa karibu injira sava nari mukumbuye nanjye umeze neza ni sawa baby wangu inzoga ni gacyana gasomye okay amagiripe ararisha usibona guhanga inzozo bye ariko amagiripe nta kibazo akoze yandura gripe nta kibazo umeze tese ni sawa nanyuze ahantu n'umushuti wanjye ndagira uzira guteka amatwani imbere yajya ambwira ngo duhure uretse gato uyu munsi mfite akazi kereka ejo nabwo yabimbwira ngo ushaka
Uwo se ninde arimo avuga? niba utumva Ntongera kunkoraho. Sheri no kutamenya rwose. Tumva nonse nguko imbere. Azi kinge atashu. Sinjyewe. Sheri rata mbabara ntago nigeze mbimenya rwose ukumva yuko ari no mukobwa wantekeye imitwe wa mwabanaga rero byanamufashije mu buryo bwo kugira ngo byihute byoroshye. Mbabarira pe. Ntabwo ari wowe. Mbabara dusubirane gahunda. reka mbafashe iki kintu mwumvire hano mwese nta n'umwe nshaka kubona Oya Sheri nese wanyirukana gutyo kandi wumvishije ukuri. Ukuri? Ndi kubabwira ngo mwese nimwumvire hano. Sho nyine nese wese wabifashe so wabyumvisha. Dore shu wawe nguye. Oya no ukuri. Aiga nta wakundutira buriya. Ntabwo wavuga Ukuri. Dore shu wawe nguye ari kukwinginga gusaba imbabazi mwumve umva sheri wawe. Nyine ndimo ndakumva nese sumbisha ibimenyetso byose mpanga mu telefone yawe. Ni wowe ndashaka kubyumva njye ndabyumva se ngo bimarire iki ndabizi ko wakundanye n'umu diaspora nguyu none ngiye nibiki ahubwo umva sheri umva nkubwire fata sheri wawe musohokane amafaranga mfashaka kwishyura kuri iyi nzu nzajya nyiyishyurira umva ngiye kukuzingirira ibikapu byawe wigendere rwose tujya kwisubiranira rwose ngo sumvisha ibimenyetso se fata diaspora wawe mugende n'umwana mwiza ko wabifashe rwose umva haguruka diaspora we haguruka fata diaspora wawe musoke mugende hano nzahibana byose nzabyikorera nukuri mvira hano ntago nakomeza kubana n'umuhemu nkawe nyine nagende tuwe twiganira ntago nje nabana n'abahemu haguruka se nyine nawe ndavuze ngo sanga diaspora wawe singuriya hano